Reka nongere nkusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro amakuru bitandukanye bya Haha Ubwenge TV. Ikaze nanone ku makuru atugeraho muri aka akanya, aho turibuze kubabwira ko mu karere ka Nyarugenge hafashwe abagore batatu bakekwaho gukoza isoni abanyamahanga, naho mu karere ka Rulindo RIB yafunze batanu muri dosiye y'umusore wishe umugore amuteye icyuma mu kabari. Turaza kandi kubabwira ko umwana w'imyaka 16 wirukanywe n'umukoresha wamuteye inda akaba ari gutabaza. Naho mu karere ka Nyagatare turaza kubabwira ko gitifu w'umurenge yatawe muri yombi akekwaho gutanga ruswa. Namakuru kandi turibuze kubabwira ko umurundi yafatanywe imbunda mu gihugu cya Uganda. Ikaze rero ku uraya makuru atugeraho muri aka kanya tugiye kubabwira mu buryo burambuye. Reka tubabwire ko polisi y'u Rwanda yerekanye abagore batatu yafatiye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ibakekaho icyaha cyo gukoza isoni abanyamahanga bari baje guhaha mu iduka bacururizamo. Aba bagore bafashwe nyuma y'uko hari abanyamahanga babasanze mu iduka bakoreramo, aho kugira ngo babahe serivisi bifuzaga ahubwo batangira kubavuga ndetse no kubaseka ndetse no kubakwena bibatera isoni. Umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yabwiye itangazamakuru ko bakurikiranyweho ibikorwa bikoza isoni undi muntu ndetse ko hari n'uwo bakoze mu misatsi atabishaka. Avuga ibi yagize ati hari abashyitsi bagiye aho bakoreraga mu iduka barimo kugura ibintu batangira kubavuga barabaganira, abantu bumva bakozwe n'isoni bagize ngo barabaza barabaseka. Uyu muvugizi yakomeje avuga ko hari n'undi munyamahanga muri abo bakoze mu misatsi atabishaka, ati gukora ku muntu atabiguhereye uburenganzira umukoraho gusa ntabwo ari byo, gukwena umuntu cyangwa se gukora igikorwa bigaragara ko cyateye umuntu isoni ntabwo ari byo, ngira ngo abaturarwanda benshi ntabwo babizi. Uyu muvugizi yongeyeho ko abanyarwanda bakwiye kwirinda gukora ibikorwa nk'ibyo abagore bakekwaho kuko bihanwa n'amategeko. Abagore bakurikiranyweho icyaha cyo gukoza isoni undi muntu. Iki cyaha gihanwa n'ingingo y'135 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda, aho gihamijwe ahanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka umwe ariko kitarenze 2 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu bindi kandi biri kugenda abigarukwaho nuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu batanu bakurikiranyweho muri dosiye y'umusore mu karere ka Rulindo ukekwaho kwica umugore bitewe n'amakimbirane yashibutse mu kusanga umukunzi we asangira n'abandi mu kabari. Ubu bwicanyi bwabaye tariki ya 11 Ugushyingo 2021 hagana saa 5 z'ijoro biturutse ku makimbirane yabaye hagati y'aba bombi. Banyweraga mu kabari rero kari mu mudugudu wa Gaseke akagari ka Kijabangwe umurenge wa Shyorongi muri Rulindo. Muri ako kabari habereyemo imirwano yaje kugwamo uwitwa Nyiramayira Epiphanie w'imyaka 36 wishwe atewe icyuma. Ikinyamakuru Igihe cyamenye ko mbere y'iyi mirwano umusore umwe yasohokanye umukobwa mu kabari bajya gusangira na bagenzi babo. Mu gihe bari kumwe rero haje undi musore azabiranwa n'uburakari avuga ko umukobwa basohokanye mu kabari ari umukunzi we. Ibi byatumye bakimbirana hanavuka imirwano, ubwo umwe mu bagore bari mu kabari yageragezaga gukiza barwanaga nibwo yatewe icyuma bimuviramo urupfu. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye Igihe ko ukekwaho ubu bwicanyi yemeye ko ibyo yakubikoze yabitewe n'ifuhe yagiriye umukunzi we, yagiriye mugenzi we yasanze yasohokanye n'uwo yita umukunzi we. Uyu muvugizi yagize ati aremera icyaha akavuga ko yabitewe no gufuha nyuma yo gusanga umusore asangira n'abandi barimo umukobwa avuga ko bakundana. Iyi dosiye ikurikiranywemo abantu batanu bakekwaho ibyaha bitandukanye barimo ukekwa kuba yarateye nyakwigendera icyuma, batatu barwanye ndetse na nyirakabari wahishiriye ibimenyetso. Nyirakabari yafunzwe kuko nyuma yo kubona Nyiramayira atewe icyuma yahise atangira guhanagura amaraso aho yagiye atarukira hose ndetse ahisha na bimwe mu bimenyetso byatawe na nyakwigendera ubwo yahungaga. Dr Murangira Thierry ati byose yabikoze agamije kuyobya uburari ko imirwano atariho yabereye, ati n'icyaha rero gihanwa n'amategeko ko umuntu yihutira gusibanganya ibimenyetso byakorewe icyaha kuko bibangamira itangwa ry'ubutabera ndetse bigatuma uwahohotewe adahabwa ubufasha bwihuse bigishoboka.
yavuze ko icyihutirwa mu gihe habaye icyaha ari ugutabariza umuntu, abagikoze bagafatwa bakagezwa imbere y'ubutabera. Abafashwe rero bakurikiranyweho ibyaha bine ari by'ubwicanyi, gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake, kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga no gusibanganya ibimenyetso. Aba bose bemera ibyaha bakoze. Kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Bushoki mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB yakanguriye abaturarwanda kubungabunga no kudasibanganya ibimenyetso by'ahakorewe icyaha no kurinda kubisibanganya kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Yasabye kandi kwirinda kubangamira imigendekere myiza y'iperereza no kwihutira gutanga amakuru yose yafasha kugira ngo umunyacyaha afatwe agezwe imbere y'amategeko. Umwana witwa Uwimana ni izina ryahinduwe, ni umwana w'imyaka 16 y'amavuko uvuka mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye, wemeza ko ubu atwite inda y'uwahoze ari umukoresha we aho yakoreraga akazi ko mu rugo mu mujyi wa Kigali. Uyu mwana ufite inda y'amezi arenga 3 yabwiye ikinyamakuru igihe ko yaje i Kigali gukora akazi ko mu rugo mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo, akaza gukora mu rugo rw'umugabo w'imyaka 53. Uyu mugabo ngo yatangiye amwiyegereza, undi akagira ngo ni impuhwe za kibyeyi, na cyane ko uwo mugabo yari mukuru kandi yubatse afite umugore n'abana. Rimwe ngo ubwo uyu mugore atari yaraye mu rugo, uyu mugabo yaje kwegera uyu mwana mu masaha y'ijoro amuhengera asinziriye, aramwiyegereza, undi ashidukira hejuru umugabo ari kumukorakora amubashije ibyo arimo, undi amusaba guceceka kuko nagira icyo avuga azamwereka icyo ari cyo. Avuga ibi yagize ati yaje kundeba abana basinziriye ari mu gicuku, atangira kunkorakora nshidukira hejuru, arambwira ngo arashaka ko turyamana ngo kandi nzabigira ibanga kuko nabyumvana umuntu azanyereka icyo ari cyo. Bukeye bwaho umugore we yaje kugaruka, uyu mwana ahita yihutira kumubwira ibyamubayeho, gusa uyu mugore nawe amusaba ko abyihorera agaceceka. Hadaciye kabiri uyu muryango waje guhambiriza uyu mwana umujyana Nyabugogo, uramutegera arataha. Icyakora ntibamubera imfura kuko bamusigayemo amafaranga 12,000 by'amafaranga y'u Rwanda yakoreye uko kwezi. Akigera iwabo umubyeyi ntabwo yamwakiriye neza kuko n'ubundi atifuzaga ko ajya gukorera amafaranga i Kigali, ari nayo mpamvu yabanje kumwirukana, ariko nyuma aza kugirwa inama yemera kumugarura mu rugo. Nyuma y'igihe gito ngo uyu mwana umubiri w'uyu mwana watangiye guhinduka, yageragezaga kuvugana naho yahoze akora ntibamwitabe. Kuri ubu uyu mwana rero ari kuvuga ko abayeho mu buzima bubi, aho nta mikoro afite kandi akaba ari kwitegura kubyara. Akibaza rero uburyo azakomeza kubaho muri ubu ubuzima. Uyu mwana kandi yavuze ko yamaze gutanga ikirego mu murenge wa Kinazi, ariko agasaba n'izindi nzego zirimo polisi kumufasha gukurikirana umugabo wamuhohoteye. Naho mu bindi biri kugenda abigarukwaho nuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karama na perezida wa koperative ihinga ibigori ya Koyika. Aba bombi rero bakurikiranyweho icyaha cyo gutanga ruswa ngo imodoka yari yafatiwe mu cyaha irekurwe. Abatoye muri yombi ni Habineza Alongini uyobora umurenge wa Karama na Twiringiyimana Jean Chrysostome perezida wa koperative Koyika ihinga ibigori muri Karama. Nkuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabitangaje kuri Twitter, aba bombi uko ari babiri barakekwaho gutanga ruswa y'amafaranga kugira ngo imodoka ya koperative yari yafashwe irekurwe. RIB yagize iti RIB yafunze Habineza Alongini umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karama mu karere ka Nyagatare, ndetse na Twiringiyimana Jean Chrysostome perezida wa koperative Kohika ihinga ibigori muri uyu murenge, bakurikiranyweho icyaha cyo gutanga ruswa y'amafaranga kugira ngo imodoka ya koperative irekurwe kandi yarafatiwe mu cyaha. RIB yongeye kwibutsa abaturarwanda ko ruswa ari icyaha kitihanganirwa kandi gifite ibihano biremereye, iboneyeho gusaba abantu gutunga agatoki aho ruswa ivugwa hose kugira ngo ikomeze kurwanywa. Abo bombi bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyagatare mu giperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ushobora kwibaza uti ese itegeko riteganya iki cyangwa se rivuga iki ku bijyanye n'iki cyaha? Ingingo y'itegeko nimero 54/2018 ryo kuwa 13 Kanama 2018 ku ngingo yaryo ya 4 ryerekeye kurwanya ruswa ivuga ko gusaba, kwakira cyangwa se gutanga indonke, rivuga ko umuntu wese usaba
utanga cyangwa se wakira mu buryo ubwo ari bwo bwose indonke iyo ari yo yose kuri we cyangwa ku wundi muntu, cyangwa akemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa se adakore kiri mu nshingano ze, cyangwa yifashishije imirimo ye kugira ngo igikorwa cyangwa se kidakorwa abakoze icyaha. Yabihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitarenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa se yakiriye. Mu bindi reka twerekeze mu gihugu cya Uganda aho umusore ukomoka mu Burundi witwa Mbabazi Turinayezu alias Hassan yafatiwe mu modoka rusange muri Uganda afite imbunda mu buryo ubunyanyije n'amategeko. Uyu musore w'imyaka 25 y'amavuko yafatiwe mu gihugu cya Uganda ari mu modoka ya sosiyete itwara abagenzi izwi nka Bismarck Coaches. Yafatanywe imbunda ebyiri zihishe mu mufuka w'ifu y'imyumbati nk'uko ikinyamakuru Chip Report cyabitangaje. Yafashwe hagana saa 11 z'igitondo ku munsi wo kuwa gatatu muri gare ya Kisoro. Abashinzwe umutekano ngo amakuru bayahawe n'umwe mu baturage wabamenyesheje ko abonye umuntu witwaje imbunda yinjira mu modoka rusange yerekeje i Kampala mu gihugu cya Uganda. Uwo musore kandi ngo yafatanywe ikarita ndangamuntu ya Uganda, yahise atabwa muri yombi afungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kisoro mu giperereza ari gikomeje. Reka mbashimire cyane mwese mukunda ibiganiro n'amakuru bitandukanye bya Haha Ubwenge TV, mwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel.